n'abanyina ndakumva cyane gatanu kandi pole sana dore vuye mu maboko atarayawe biri hari hajya abagabo na kundi nyine bira ni ibyatwe na twese nahose mvuga ati mukanya gato narebaga Pastor Claude arimo aravuga ibigambo kuri yamara bati mu gihe arave mu modoka ya Ribu arimo bativanamo ingofero tukurebe n'agafukamana ko turabafana bawe aho ngaho impamvu nkuhamagaye nk'umuntu wari ufunganywe nawe Pastor Claude mufata gute kuri wowe nari funganywe na yamano Pastor Claude yarafungiwe niba ari Kimirongo niba ari ntago mbiza ariko oya Pastor Claude yarari mu kazi k'ubunyamakuru noneho yamana ava mu modoka mu gihe nawe wari utarasohoka mu makuru mfite nuko Pastor Claude yabwiye yamana ngo vama ingofero tukurebe n'abafana turagukunda bishatse kuvuga gute gucinyagura umugabo mugenzi wawe no gushaka umwereka isi kandi ejo ari ngewe ejo bundi ari undi muntu banza umbwiye kuri Pastor Claude umunyamakuru utari umwuga wo ku mihanda Pastor Claude aremewe niko niwe wizanye ntabwo tuzi umuntu umwemera wari uramwemera oya kuri jewe aremewe kubera ko Pastor Claude bari kwirwa nawe kwishakira biza byo gushaka muramo kugenda yatunaniye urumva yego jambo ari ryanjye Pastor Claude aremewe kubera ko ari gushaka maramuko ari gushaka views ari gushaka amafaranga yo gutunga umuryango we aremewe tubayikaze mwe mudoma gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi kanizere ko muri amahoro bivanye naho mugiye muherereye uyu munsi ushobora kuri kurakora bikanga ugahangana bikanga kokomeza ushiremwo akabaraga ejo bizagenda neza ubona ko byagenze neza ntukije cyane ngo wihenure kuko iyi si ni gatebe gatoki wa mugabo ala nigomba gusoza buri kimwe urakoze cyane reka twakira umeze mute ubu ndeba tima wanye namaje kuwakira wagendeye impamvu rubanda ngo bashaka kujya gute ariko sha ntacyo ridacika uramahoro nta mahoro ariko ntago ari mahoro masa yego sha turimo turishima nanone dufite akandi gahinda urakoze cyane amakuru tubazaniye yego ni amakuru meza ariko arimo n'amakuru y'agahinda yego sindi kukumva reka neza turi amahoro uramahoro yego ko abantu bose amahoro ariko nanone ku rundi ruhande yego hagari ibyishimo bihari yego kuri ngewe bwa mbere nuko ngewe ejo bundi yego abajura yego bagiye binjira mu nzu abakodeshaga ajyanye umudamu kwa muganga ibintu byose mu nzu bagira gutya uravuga ngo bamaze nko kwimura nabaye nkusha kuri mu ndirimbo yego ngenda ndaraguzwa yego ngo Kampala na Mirembe ngo ndararuka bisanga ibuganda sha ariko muganga Mutabazi Rwamagana urakoze yarabigaruje reka tumuhe umwanya umuvugiho gato muganga Mutabazi naramuhamagara amwatumva ngo bwira Isiyaka yego nubwo abantu bagukurikirana wabankundishije reka nkufashe ahubwo ufite gahinda sha nta numero yero wabazi buri muntu wese yenda gukunyuraho kandi akaba bamagara direct Mutabazi ari mu karere ka Rwamagara Iburasirazuba nomero ni 079 26 555 reka tumukomera amashi mu mwanya Mutabazi uriye iseka manaje nakumva neza Mutabazi agaruza ibyibwe avura inyatsi agira ibiki buri kimwe uramuhamagara kuri nomero waba uri mu mahanga aho waba uri hose twinjira mu mwandiko rero reka nkubwire ngo murabanzi umuntu ngo bita Kiroso bucece mu gace numvise amakuru ngo ndi umwanzi ariko ndashaka kukwereka yuko wowe wabivuze mu kanya gato uranyemerera bucece mu gace umwami byayishuwe nyirisaba show niwe mu YouTubers mbivuge kuri Kigali News 50 no kuri Intwari TV
ndetse n'abantu mudukurikira ku mbuga zigiye zitandukanye yaba kuri TikTok manager Isaac aho ngo muratwuma mukadukurikirana. Kiroso ubu tuvugana ntaga gifunzwe. Ese Kiroso yarafungiwe iti muraza kubimenya. Ese Kiroso yarafunganywe nani na ya mpano mukanya gato turamufite mu kiganiro araza kutubwira iki ese ya mpano ubuzima bayeho muri gezana nubuye ariko nanone abigize ingirwa z'abanyamakuru nk'umugabo wigize ngo umutekamutwe umutubuzi witwa Pastor Claude mukanya gatoya mu gihe ya mpano yararimo araburana ku byaha akurikiranweho akwari ibyaha 7 umugabo witwa Pastor Claude yarameze nk'umushinyaguzi ari nyande nkabona ubwenge bwe nkabona toya urumva ngo igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega aho ngaho uranyumva neza ntago turi kujyana igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega ndibaza umugabo witwa Pastor inda ninde abaretse gatoya ndibaza umugabo witwa Pastor Claude yego yamana mu gihe aramanutse mu modoka amubwira ngo kuramo ingofero tukure ko turabafana bawe yego komo n'agapfuka munwa umugabo mbwa aseka imbeho urakoze kandi nanone mwibuke yuko ari maraburana mu mizi ku bya 7 arimo arashinga ntabwo bikiri 7 umbabarire baretse gagenda mu gace uze kunyibutsa yego ariko ibyo mvuga nibyo murangira Thierry Izwaribu yatangaje yego mbabare nturinyuzemo ibya bintu mo kumbwira byavuye nibingahe reka tukwambike ikambo rivuge bivuge ibya bintu mpamvu nashaka kunjyana mu mwuka ari umwuka mubi ushaka kunjyanamo ariko akangujyana mu mwiza yego urimo uranyumva yamana mu byashinjwa bya 7 ariko ibyo nago bindebe icyo nsezengura ni ikintu kimwe abitwa ingirwa banyamakuru abita ingirwa makuru yego uwa mbere kuri Pastor Claude wigize ishanutsi akigira umuntu urumva yigize nkaho atazareba umuryango wa gereza atazinjira muri iyo gereza akaba umushinyaguzi mu bafunzwe yashinyagura y'amano yashinyagura y'amano ngo vanamo ingofero ngo tukureba ngo turagufanga ngo turabakunzi bawe ngo iyo umwana wawe boye n'umugore wawe ibyo ngibyo bitekerezaho gute umwana ninde umugore ninde Pastor Claude hari abantu nge nshaka didiye yego umbabare umwandiko wukiremo naze reka je nyize gake uretse gatoya bari gusa gusesereza sibaye ngo ni umwanzi wa Kiroso yego Kiroso naga bari bazi ko atazava muri gereza afunzwe kandi ari wamugambaniye amakora hari ka wamugambaniye ya makuru y'uko cyosabye miliyoni 8 uvuze ngo miliyoni 8 wiharabika ariko abandi wiharabika ku mihanda ryawe wiharabika ariko uretse gato si inshuti yanjye Kiroso iki kiganiro ndamuhamagara uretse gato Kiroso ntugafunge isura abadukurikiranye ntugabashire igitambaro tuvuge ibintu bibeherereye abasida zikosa ndewe nibyo nzi kwatwaye yasinze ntago yatoye yasinze kandi yaragamba Kiroso yazize mwebwe azira abanyamakuru nkamwe barabizi mu banyutubers b'inshuti zanjye barabizi kwitwa Pascal yego iri sawa show yego ari inshuti yanjye no mu kiganiro ako yamana ngo yarafunganye na yamana ngo yarafunganye na cyose n'abanyamakuru numvise bari kumwe yego Kiroso arafona y'amano ngo makudu ubwino kuri wa y'amano mu kiganiro ndamuhamagara Kiroso ubu tuvugana yamaze gufungurwa n'ikindi kiganiro kiza gukurikira cya kabiri wowe uvuga ngo Kiroso n'umwanzi wanjye tuba turi kumwe ese umugambanyi w'igihugu urumva yaba inshuti n'igihugu arimo kugambanira ni ukuvuga ku murongo wa telefone mu kanya gato abashinzwe tekinike ku buhanga bw'ibyuma Didier ni ushinzwe gukamera n'amajwi n'amashusho ku rundi ruhande ubakurikira news yubatse n'Intwari TV yubatse tuba dufite abakozi benshi mikoro nizimo harazini telefone ishakwa haza ninde nyemerera
manager umubwire nkomporeze Kiroso amume tuvugane uretse ngende gake ugenda gake mukore subscribe mwego gusa mujye tugira ibyo tuvuga n'abadukurikiranye bumva ibyo bari koragira iki barimo barashinzwa Kiroso uravuga ngo ntabwo yigeze akuzira kugira ngo afungwe amakuru yo ku mihanda yavugwaga nuko Kiroso yavuga ko bya miliyoni 8 nkibaza Kiroso katari umujura Kiroso kara umuntu kwihigira Kiroso kara umuntu wamamariza ahantu heza Gisenyi kumazi ngagafiko kuri Tamutamu amazing beach kumazi za Tamutamu ngo niwe kurya Kiroso arahamamarizana narinzi yuko abamamariza kumbi niwe wiyamamariza Kiroso n'umukire Kiroso n'umukire akaba nyiri Sabasa show akaba umwe mu banyamakuru hano mu Rwanda bakoze video karebwa n'abantu miliyoni 23 ninde ibaza amafaranga yinjiza ku kwezi akose ubona Kiroso tarimo kwitwara nka rage oya Kiroso ahinduye Simbi TV Kiroso yani Kiroso abaye nka muntu ngisabe akorwa muntu ngisabe atarose avuye ku rugo rw'abana kamuri Kiroso nawe arazira urugo rw'abandi se kandi mwakabyaramwe oya ajya gushaka Kiroso afite umugore nza kamera nzamutungaho afite umugore muzungu Kiroso w'umudiaspora iyo nkuru tuyireke wongera ngaruke kandi ngo mu bantu bashinzwe kuzaba parewe shako ndi hafi ariko nanone tutaramagara Kiroso banyamakuru bagenzi banjye bitwa abanyamakuru abiyitirira itangazamakuru nk'aba Pastor Claude mujya ku rukiko mugenzi wanyu mwabaga muri kuba mu mihanda utabagize cyabahemukira nubwo wenda yakubise umugore we akamurya izuru nyuma yaho akagushinga icyaha kiba kunywa ibiyobyabwenge yego ubwo ndavuga amata matabe abyujije akaza urumva no gushaka kugonga umugore we ku bushake ariko ibyo ngibyo biracyakurikirana urarebe nturengere ngera nawe ntabwo turimo kubyumvikana neza kuko yavuga ati bwana mucamanza njyewe ubona urumogi naruhereye niga mu mwaka wa 3 none ngeze mu myaka 20 nyine umwasi ibyo bavuga ngo nagonze umugore ntabwo ari ibyo ahubwo umugore yavuye mu modoka iri kiragenda agwisha amazuru agiye kwiyahura se kuki atavuyemo amenyo nimba aravuye mu modoka irimo aragenda akago hasi akagwisha amazuru kuki atavuyemo amenyo ahubwo tukabona amazuru hariho amenyo ese iyo kaburimbo yari irimo amenyo yamufashe gutya se icyo tukireke ako tujye tuganiraho gake gake ese wowe wizera ko azarekurwa azataha cyane bazamumanukana hariyanye ndamutekereza amarira kuzura amaso ndayimoni kankurura ngiyo ndimo musengesha inkoni ya Mose irazenguruka hari amagambo ndirimbo uvira video y'Imana ijya hanze yamba usa n'umugore bari muri kubita kuri like uwabaye mwaku ku bantu bakora showbiz hadari hehe hari yanyu wa twese kejo nari hehe wabo wa twese abandi bariye n'abandi wabo w'abagabo kere kumwe baje ariwe pazo ariko abandi barazira iki inkoni ya Mose zenguruka ati foto kwaki yewe ko karubanda yewe ariko mwabagabo mwe namwe abakobwa mwe mwifate amavideo akose kandi reka tuganire gato umugore wa Yamano yiyamye Eminyawe aramubwira ati Eminyawe ntabwo nkuzi no kubakana na Yamano ntabwo tugeze tukugisha inama yaranje tinjira mu butasi none se Imana avuga ati ngiye ikintu cyatumye nkumena ni kubera Yamano ariko Eminyawe ahangaha twicaye niho yakuriye ahangaha se ahangaha kunganja ahangaha niho yakuriye uburatse gato ndakumva hari abantu bazi cyane yitwaga Yawe TV mbivuze gutyo nimba uri umunyamakuru yego umunyamakuru koko Eminyawe n'inshuti yanyu namusuhuje abyujije ndakumva ntabwo ukwiye kuba umufana w'ikipe idatsinda baracyumva nicyo nshaka kuvuga ntabwo akwiye kwinjira mu rugo rw'umugore n'umugabo
nkuko nawe atanye ikibazo nande na kamarade kandi ari basanyaga se nagahiye barigeze bagize gukorana yego bakakanya ubu ngubu ubu ni imiriro ntabwo rero bikwiye abavandimwe kugirana amashyari ngo uvuge mugenzi wawe ngo umuhanzi yafunzwe umukinnyi wa filime yafunzwe mu gihe ibyakurikiranyweho bitarakomfurinwa uza kumucira urubanza izo vizi mushaka mu nzira zitari nziza namwe mujya mumenya umugabo mbwa aseka iki imbohe kandi ukubise mu cyeba urenze urugo urakoze mwumva mutuje no kuvuga ngo rero yampana uno munsi nibwo yitabye ubugenza nibwo avuye mu bugenzacyaha yitaba urukiko rwa Kicukiro mu byakurikiranweho nawe uramenya icyavuyemo biravuga ko nyuma y'iminsi 4 urubanza ruzasoma cyane tuzamenya ngo ibyashingwa kuwa gatanu saa 9 tuzamenya ngo yampana ni muntu ki bambwiyeho hari icyo bambaje bambwiye ati se urabona koko azataha ashobora kuzajya azamanuka w'abagabo sha muri bino byaha harimo irindwi ashinzwe opinion yawe ni yawe kugeramo mugenzi wawe opinion yawe ni yawe reka yo gutaha simeza telefone kirasa n'ubuzi bw'ino ariko nyamakuru mfite mbaje ku rukiko uranyumva ako kirasa ku rukiko nuko mu bya birindwi n'ukuri kw'Imana pe akuzi ngira ikibazo kuri kirasa umusize hafunzwe fata ku mavuta afunganya kirasa ubugira kabiri hafunga y'amano afunganya na kirasa reka tumara ese ndishose n'umuntu ki wa mugani kiroso ni muntu ki kukifunga rya kiroso rigomba gufungana n'umusitari buri gihe kiroso gafungana n'abasitari ariko akabasigayo wibuka ko uno munsi kiroso yizamo y'amano akaba yarashyizemo nde nanone akazamo afite amavuta nabandi ku murongo wa telefone ngiye guhamagara kiroso ntago arimo kwitaho ko guki ari mu bantu bagushinja yuko ushobora kuba waramugambanije ntago akakunyitaba ngewe se mpfiki nawe amakuru ari ku muhanda aravuga ko n'abadamu b'abantu amahoro yego ndakumva bucece mu gace isiyaka ceketua udakina n'abana ukina n'abandi n'abanyina ndakumva cyane gasanzwe kandi pole sana dore uvuye mu maboko atarayawe biri hari hajya abagabo nta kundi nyine biriya ni ibyatwe naha twese nahose mvuga ati mu kanya gato narebaga Pastor Claude arimo aravuga ibigambo kuri yamara bati mu gihe aravuye mu modoka ya Ribu arimo bati vanamo ingofero tukurebe n'agapfukamunwa ko turabafana bawe aho ngaho impamvu nkuhamagaye nk'umuntu wari ufunganywe nawe Pastor Claude mufata gute kuri wowe narifunganywe na y'amano Pastor Claude yarafungiwe niba ari Kimironko niba ari ntago mbizi ariko oya Pastor Claude yarari mu kazi k'ubunyamakuru noneho y'amana ava mu modoka mu gihe nawe rutarasohoka mu makuru mfite nuko Pastor Claude yabwiye y'amana ngo vamo ingofero tukurebe n'abafana turagukunda bishatse kuvuga gute gucinyagura umugabo mugenzi wawe no gushaka kumwereka isi kandi ejo ari ngewe ejo bundi ari uwundi muntu banza umbwira kuri Pastor Claude umunyamakuru utari umwuga wo ku mihanda Pastor Claude aremewe niko ajya niwe wizanye ntabwo tuzi umuntu umwemera uwo ari uramwemera oya kuri jewe aremewe kubera ko Pastor Claude bari kwirwa nawe kwishakira biza byo gushaka umuramo kugenda yatunaniye urumva yego ijambo ari iryanjye Pastor Claude aremewe kubera ko ari gushaka amaramuko ari gushaka views ari gushaka amafaranga yo gutunga umuryango we aremewe okay ikintu yongeye kukubariza kutanya kukubaza we rero mu minota mike kandi nuza no kunyemerera umbabarire tuzahure dukone ikiganiro no kuvuga ngo ijambo rya mbere Didier nawe nyuma ya kamera yego arimo aravuga ngo ko bavuze ko ndi umwanzi wawe nibyo cyangwa sibyo
Ceketua uri inshuti yanjye guhera kera twarihirenganye nta kibazo mfitanye nawe mumbaritse kumikuru iki hagiye gufunga umusitari misosi na muri kumwe yego ye nta kibazo mfitanye nawe yego rwose pe nanjye naravuze ngo mu banyamakuru bagenzi baje ni mihanda ni wowe inshuti yanjye yonyine muri abo banyamakuru kandi ni benshi tubwire ya mano yarabayeho gute muri gereza mu gihe mwari muri kumwe ngubu wamusize untumiye nkaza tukaganira n'ibyo byabyiza nibwo naguha amakuru yose ibyo ni ibyo byose nkabikubwiye turi mu kiganiro yes gira icyo ubwira abakunzi ba Kiganiro Uzima 50 ndetse na Sasasho ejo nzagutumire duhure Imana bamugisha tusangire turaje kandi dufite byinshi tubabikiye kandi tugomba kubatangariza Dede urakoze cyane ngo wangabiye nka we onje nungabire mujya muri commentaire Kirosa aravuze ngo nta kibazo na kimwe mwigeze mugirana mu myaka tumaranye yaka kazi kitanga namakuru ubu bivuga wundi arabishingira kuki nazo navuga ko mu bukabwa nzaba pari kibazo se ejo munafite ubuku nabagiye gufata ikinyambo nacyo kizane gake gitureke mu nzu mu diaspora uruvugisha ukuri umuzungu umukobwa mwiza cyane usa neza uramenya cyose yarambwiye ati shaka utazafata kamera yawe telefone yawe yego umukunzi wanye nubwo muzi ngo mushobora kuba muturanye ngo tuzamuzana kuri imihanda ariko tuzamubona hari n'abantu bigeze kuvuga ngo isi yakanga muzamutinye ngo ninzo kwimana nabi oya kandi bagukeka narambeshye kandi bagukeka kubera ko mfite baragukeka ko Samantha mushobora kuba mukagenda mugakora akantu gato aho kagatungurana no kuvuga ngiye bura kintu nirinde nuko uvana umwaka mu gasozi nkawujyana iwanjye mu rugo ngo unyuzwemo cyangwa nkwibutseho nyibutseho gato bafurawe nuko uvana umwaka mu gasozi nkawuzana mu rugo rwanjye kuko mfite mwiza w'abanyafatu umugore ubyara impanga buri munsi nguvuze ngo nuko uvana umwaka mu gasozi nkawuzana mu rugo rwanjye ibyo ntabwo byabaho ubundi umutima ukawegereza mama w'ubyara impanga mwiza manajya Fatuma ariko kansuza n'undi muntu wa hano haruguru yego nge nawe abakurikira imihanda mwamumenye igihe uragifite mutangaza siko twamaze kuguharira imihanda tuzakora iki isi kibaye myinshi uyu mutwaro ngwino nyakire ibyo nkutekerezaho ni byinshi ariko kandi nimugiye gibazeho turi mutayo ku musozo breaking news no amakuru agezweho hano Tenya Gashanga umurenge wa Karangazi ubuko kandi tuvugana hari abagore babiri bari imbere y'ubutabera bafunzwe ku wa gatanu baziraga ikibimbazi ndaguhaye umwanya banyuza ama video muri ko byabyifashe murimo murayibona ubuko byabyifashe abagore babiri bashinzwaga kuroga abakobwa n'abagore muri iyo quartier mu kagari ka Nyagashanga kutabona imihango akije kutagira abagabo babashaka urumva aba bagore n'abafate umugore umwe bamufate hejuru y'inzu afite amaziranoki ari gufumagura urugo rw'umuntu afite amaziranoki urumva afite n'igiti cy'umusaraba urumva afite n'ingata yo mu byatsi nkuko murimo murabibona hari abantu ibihumbi n'ibihumbagize muri iyi video murimo murabibonamo tumurizeho video gatoya ngiyo murimo bayibona niziye zitandukanye urakoze cyane aba bagore akakatu turavugana bazanywe imbere y'inteko y'abaturage kuvuga amakuru yose ya buri kimwe uwo mugore mubona urimo kumuneka ku rwego wambaye ikoti ufite ingata mu ntoki hari na mugenzi yego nabo tuzabavugaho amakuru dukesha umunyamakuru wacu uhibereye tusuza nani wa Nyagashanga none sika kubaza tusuza umugabo witwa official reka njye mwirizo gato abo bagore bashinja ubuzi bariko baruga abandi bakobwa ngo kugira ngo ntabone abagabo bo bafite abagabo imihanga idakama
n'indi akaba imihango n'abagore bashaka kuba batwita urumva bakaba batabyara inda zikabaheramo urumva kuntu abagome ariko bajya batubwira ko ntagongo gutya na gutya ngo uburozi bwemewe ariko ababikoze byemerera kandi ibyo bafatanya ibaze noneho amazirantoki none hari umuturage wabyukaga arumva agasanga ku muryango we wagira ngo ba video wese bashyiraho urumva abo bantu nyemera dusoze utantera agahinda reka tubwire ibintu tubwira bukeya ubundi isi yakubona igeze iyi si turimo niba warabagize amahirwe muri 2 ukaba wari uhari ukaba wari uhari mu 19 na 2025 ubona isi igeze 1988 urumva ko nduwa kera aho nawe ufite byinshi runaribonye cyane no kuvuga rero icyambere ishyari n'ishyano byatumye gayi nica bere yego muri iki gihe tugezemo iki ngiki yego nubwo atari twese ariko ikintu bita ubugome nibwo bwa mbere ariko abenshi bafite ubugome bwabo urumva mu mitima bakabikora mu mutima bakabikora mu mutima kwa kundi twaba turi kumwe abati Dide ni inshuti yanjye Dide nta cyandire se gasuka Dide unyirangirije wa undi wita inshuti yawe uzamugendere kure wa undi gutya w'inshuti yawe gutya uvuga ngo ni inshuti yanjye umurira mu maso ariko ku mutima iyo ari inshuti yawe aba ari inshuti yawe ariko gutya ikintu dukwiye gukora no kumenya twirinde nuko igihugu cyacu kitubwira ngo urumva buri wese abijisho rya mugenzi we urakoze kandi dutangira amakuru ku gihe urakoze kandi tunywe mu rugero abyujije akantu ko kunywa tugatindaho gato kuko kirose yarakazize si kibazo cy'wenyine hari n'umukinnyi niba bashinye muri Rayon niba muri Apple bitarage ubu nawe arafunzwe barimo ashobora no kuja mu nzererezi mbaza impamvu bamusabira kuja mu nzererezi uyu mugabo ntabwo ari umutinganye ntabwo ngwino hano sinamubaye mu butinganye arabyemera akabyemera nibyo cyangwa baretse gato baracyari umutinganye sinabikuvanye warakuze kandi imana igumushye nawe mu butinganye Satani kanyoko yanagariwe n'utsanyire hangane so rero kwiriba umusamariya kazi yahinze umushitsi ubwo yahuraga n'umuyuda umuganiriza neza byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahoraga bahanganye ariko nyiro ndirimbo nubwo ari umukristo arashinja kunywa inzoga zaramwishe uravugisha ukuri arashinja no kunywa oya isi aho ngo ntabwo ndimo sinjya gusabya abantu mu kiganiro nzagutumira kinganza uwo mwihorete mu kwese nzakumwitira nyamba kandi mwaririnze wowe oya ajwe neza ko mwari muve handi hantu dore n'ubundi turacyayinywa ntaho twagiye yego yesu we nabeshaga umugenzi banjye gerageza shaka kurika imana kwigishoboka abahanuzi b'inyama baragushoka ezimene kwitazuka byita imanuka Patrick ufite ijwi ryiza ni nko kubona wamujyama witwa ugikora gukorana bayaka kunuza Noheli yagwa kumbe imitsinyi mwicaro hano atubashimire kandi twizere ko umwadukurikiye abaje bambwira ngo nagongo mukimbona ku Ntwari TV ndahari Kigali News 500 turahari kuri TikTok nitwa Manager Isiaka no kuri Twitter nuko nitwa Manager Isiaka kagarukana na kiroso atubwire uko byari byifashe reka tugushimire murakoze cyane cyoro ni cyawe kandi icyubahiro n'cyubiteka nabwire amahoro n'amahirwe urakoze cyane